urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus. Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta. Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga rumvaga kwifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku ijana ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Turabasuje kandi tubahaye ikaze mwe mwese muteze amatwi ikiganiro ejo. Iki ni ikiganiro cya 24 mu biganiro 30 muzagezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID19 mu Rwanda. Ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID19 nta washidikanya ko zageze mu nguni zose kidasize n'ubuzima bw'imyororokere. Kuba iki cyorezo cyaratumye habaho ibihe bidasanzwe birimo gufunga amashuri, gahunda ya guma mu rugo n'ibindi, hari aho usanga byaratije umurindi ikibazo gisanzwe gihangayikishije igihugu cy'abangavu baterwa inda tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Iki kiganiro gihagarariwe na Roger Nigena, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Nge mujye kubana mbagezeho iki kiganiro, nitwa Nicole Giraneza. Ntimujye kure kuko tubafitiye n'agace ka 24 k'ikinamico Sigasira. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Ikibazo cy'abangavu baterwa inda zitateguwe kimaze gufata intera ndende mu Rwanda, aho usanga muri buri karere hagaragara umubare munini w'abana baterwa inda. Abangavu benshi baterwa inda usanga baziterwa n'abantu bakuru babashukisha ibintu bitandukanye ndetse n'abafatirana abana kuko nta makuru ahagije kandi nyayo bafite ku buzima bw'imyororokere. Iki kibazo cy'abana baterwa inda zitateguwe gishobora kuzafata indi ntera muri uyu mwaka bitewe n'uko icyorezo cya COVID19 cyatumye benshi muri aba bangavu bahagarika amashuri, abandi bakugarizwa n'ubukene mu miryango yabo ku buryo bashobora gushukwa byoroshye. Ibi kandi usanga byaranatangiye kugaragara hirya no hino mu gihugu kuko mu karere ka Rwamagana honyine kuva muri Werurwe kugera muri Kamena uyu mwaka abana 150 batewe inda. Mugenzi wacu Noel Manishimwe yasuye umuryango w'umwangavu watewe inda muri ibihe bya COVID19. Reka tumwumve mu buhamya bwe yadusangije. Mwaramutse. Ngeze mu rugo rurimo uyu mwangavu watewe inda afite imyaka 15 mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, nyuma gato y'uko leta ifatiye icyemezo cyo gufunga amashuri kubera kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus, abana bakajya mu biruhuko bitunguranye. Yigaga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Uyu mwangavu twahaye irindi zina rya Kankindi, abana n'ababyeyi be bombi ndekwe mu murenge wa Remera mu karere ka Ngoma. Mu mwambaro w'umupira w'imbeho ufite ingofero n'ijipo y'amabara, tuganira yadusangije uko byamugendekeye ngaterwa inda mu magambo make. Nari nigaga mu wa 6 maze igihe nyitegereje nibwo bahise bantera inda. Ni muri kino gihe cya COVID? Byari ni mu kuhe kwezi? Kwa 3. Ababyeyi bawe cyangwa nawe wabasangije umuntu wayiguteye? Ni umuntu mungana cyangwa arakurusha imyaka? Arayindusha. N'umugabo? Wapi? N'umusore? Uyu mwangavu twitinda aho bigeze mu mezi 7 aravuga ko ibyamubayeho hari isomo byamusigiye hakagira abandi bakobwa inama yo kwirinda ababashora mu mibonano mpuzabitsina. Nabagira inama yo kwirinda babashora mu mibonano mpuzabitsina ko nahagaritse amashuri. Se w'uyu Kankindi nawe arasobanura uko yamenye ko umwana we yatewe inda, akavuga ko byamubabaje ariko akiyemeza kumwitaho. Aranagira inama abandi babyeyi. Yarambabaje kuko ntabwo ari ibintu nari bwakire neza, ntabwo ari ibintu bishimishije, ariko nyine byabaye ngombwa ko mbyakira ko nta kundi nari bubigenze. Na leta nayibigejejeho biba ngombwa ko n'abamuteye inda atoroka, na RIB nyibigezaho imbwira yuko ngomba kuguma nkashakisha amakuru ariko nkita ku mwana wanjye. RIB yari yangiriye inama ivuga ko dukwiye kujya dutangira amakuru ku gihe igihe ubonye umwana wawe mutoya yenda nk'umuntu w'umusore amugendaho ugomba guhita ubivuga hakiri kare. Inama twabagira ni ukushyira imbaraga bagacunga bakareba yuko wenda icyo kigeragezo kitabageraho. Umusore w'imyaka 20 bivugwa ko ari we wateye inda uyu Kankindi we yahise atoroka.
kugeza ubu akaba atarafatwa ngo abe yashyikirizwa ubutabera. Iki ni ikiganiro ejo, njyewe nitwa Noel Manishimwe. Nyuma yo kumva ubu buhamya, reka nkwibutse ko nawe wadusangiza ubuhamya bwawe, igitekerezo cyangwa urugero. Ese wumva hakorwa iki ngo ikibazo cy'inda ziterwa abangavu kivugutirwe umuti? Twandikire kuri 0788581411 cyangwa se kuri 0728028232. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo. Mu mwaka wa 2016 abangavu basambanyijwe bagaterwa inda zitateguwe mu gihugu hose bari 17849. Mu mwaka wa 2017 baba 17337, naho mu 2018 bagera ku 19832. Ni mu gihe kandi kuva muri Mutarama kugera muri Kanama umwaka ushize abangavu batewe inda bari 15656. Nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID19 mu Rwanda mu kiganiro Ejo. Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda rivuga ko umuntu usambanya umwana ahanishwa igihano cyo gufungwa kuva ku myaka 20 kugera ku myaka 25, naho uwasambanyije umwana bikamuviramo ubumuga cyangwa indwara idakira, kimwe n'uwasambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14 bagafungwa burundu. Nyamara iki kibazo kirakomeza gufata intera. Harabura iki? Ese ubundi ninde ukwiye kugira uruhare mu ikemurwa ry'iki kibazo? Reka tubyumve mu kiganiro kigufi mugenzi wacu Noel Manishimwe yagiranye n'umuvugizi w'imiryango nyarwanda itari ya leta Dr. Nkurunziza Joseph Ryarasa. Turagaruka mu kanya. Tuguhaye ikaze mu kiganiro Ejo. Murakoze. Hakorwa iki kugira ngo ikibazo cy'abangavu baterwa inda gikemuke? Igikwiye gukorwa nuko dukwiriye gukomeza gukora ubukangurambaga kugira ngo ababyeyi bamenye inshingano zabo, ariko nabwo tukongera tugakora ubundi bukangurambaga kugira ngo twigishe abana. Uruhare rwa societe civile mu bereye umuvugizi n'uruhe? Uruhare rwa societe civile ni ubukangurambaga n'ubuvugizi, kubera ko ubundi inshingano nyamukuru igirwa na leta. Noneho twebwe societe civile turijwe ry'abafite intege nke. Uruhare runini mu gukemura ikibazo cy'abana b'abangavu baterwa inda mubona ari u Rwanda? Uruhare n'urw'abanyarwanda bose, yuko ntabwo ari abakobwa bazitera. Ntabwo abantu bakwiye kwigisha abana b'abakobwa gusa ngo bifate ngo birinde. Ese wa muhungu umuryango utigishije kugira discipline kuki badakwiye kwigishwa? Icya kabiri, umugabo utinyuka akajya kuryamana n'umwana utaragize imyaka 18, wese kuki adakwiriye kwigishwa? Gihe ahubwo nyamvuga ngo abagabo n'abasore bafite inshingano ya mbere, ntabwo ukwiriye kureba kwinezeza kwawe gusa. Noneho abo ngabo babirengaho bakabatera amada, bakwiriye guhanwa, bakwiye no gufata responsibilities zo gufasha abateye inda. So je navuga ko buri munyarwanda wese akwiye kwigishwa, yaba umuhungu, yaba umugabo, yaba umudamu, yaba umukobwa, kugira ngo twese dufatikanye kugira ngo turebe ukuntu twakumira iki gihe nakita nk'icyorezo. Arakoze Dr. Nkurunziza Joseph Ryarasa, umuvugizi wa societe civile. Ati iki kibazo gikeneye uruhare rwa buri wese. Ese Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ivuga iki kuri iki kibazo cy'abangavu baterwa inda by'umwihariko muri iki gihe? Reka twumve Madamu Batamuriza Mireye uyobora ishami rishinzwe guteza imbere umuryango no kurengera umwana muri iyi minisiteri. Nubwo imibare itaragaragara kubera ko tutarava wenda mu gihe cy'icyorezo, dutekereza ko bikwiye gukorerwa ubucukumbuzi tukareba koko imibare uko yagiye yiyongera, kuko murabibona byose ukabona ni ikintu twakagombye kugarukaho. Numva ari umwanya mwiza wo gusaba ababyeyi no kubibutsa ko
uburere bw'abana mbere y'uko bureba undi uwo ari we wese burareba umubyeyi, ariko tunibutse b'abana ko undi wese wamugirira impuhwe, undi wese wagira icyiza ashaka kumukorera atari umubyeyi we, ahubwo yakagiza amakenga akibaza ati se uyu muntu umpa iki, iwacu badashoboye kukimpa ntacyo nshakaho. Kuko iyo tuvuga ngo ntaba ari nge wandura cyangwa wanduza abandi icyorezo cya COVID, twifuza ko byagaruka mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma wa mwana nawe akicara ati ntaba ari nge wongera umubare wenda w'inda zitifujwe mu bangavu. Hanyuma n'uwo bibayeho twabasaba, hari inzira binyuramo, hari kugira ngo abone izo serivisi z'umuntu wahohotewe, hari uburyo atangamo amakuru, hari n'uburyo yegera umuntu mukuru uri aho hafi akamufasha kuba yageza ikibazo ku nzego kireba. Niba ari ukujya kureba serivisi kuri Isange One Stop Center, niba ari ukurega uwamuhohoteye mu buyobozi, ibyo byose niba ari gutanga ikirego wenda ku bagenzacyaha, ibyo byose uwo mwana kuko aba amaze kwigira hejuru akaba yabikora kandi mu gihe nyacyo. Turamushimiye Batamuriza Mireye uyobora ishami rishinzwe guteza imbere umuryango no kurengera umwana muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango nije Prof. Tugeze noneho muri wa mwanya wo kumva ikinamico Sigasira, turagaruka tunyuza amaso mu butumwa mwatugejejeho muri iki kiganiro. Iyumvire igice cya 24 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana Kayitesi na Nkusi bafite ubwoba ko Metode yaba baguye gitumo. Aho Metode ntiyaba yaravumbuye iby'urukundo rwabo, wicikwa. Oke, usiko ninje hano nzi kutaraza. Uyu munsi nazindutse byo Meto. Isaboni bande numva bajujura hanze. Ni comptable na Masimba ushinzwe stoke. Bari kumwe na ba bantu bajya batuzanira imyumbati. Se kutambaye agapfukama. Nakibutse ngeze mu nzira nanga kwirirwa nsubira mu rugo. Ubuse ba bantu bafata batakambaye bacitse. Aha, nashyizeho igitenge ubuzima burakomeza. Nta kandi nabwo niko mbigenza. Wagira utese. Yewe namenye ubwenge kuyo nasaguye ngura ibikoresho ngura n'udupfukamunwa twa reserve. Akira utaduteza ibibazo. Icyo nzi cyo nuko abantu nibakomeza kwirara gutya hazandura benshi kurushaho. Ndetse dupfushe benshi bitari ngombwa. Twisange twanasubiye muri guma mu rugo. Reka nta guma mu rugo. Buriya byararangiye no kwitoza kubana n'iki cyorezo. Aha. Hanyuma bya bikoresho ngibi. Do akakuma nagapima ubushyuhe. Uwo tuzajya dupima tugasanga afite dogere 38 kuzamura. Azajya ajyanwa ku ruhande. Duhamagare ku 114 umukurikirane. Nta wamenye bya COVID-19 ni birebire. Aha, reka nisonzeshe ifoto ize mfite mu nda hato. Reka ndebe na hirya mfotoreye muri uruhande nibwo mba mwiza. Mama wakigiye ko mbona uri kunzira mu mafoto. Washatse handi ujya se Kayite. Icyo kirabo nicyo nshaka. Mpindukiye hazamo ihene kandi simbishaka. Ese myenda imeze icyo wayikuhema. Konzi ko ntayo nakuguriye. Erega ngende kirihahira mama. Ubuse nibigushimishije ko ntangiye kwigurira imyenda nakwatsa amafaranga. Umva mbese. Ye baba data we aya mafoto n'ubumara. Kandi wa mukobwa we. Ndakureba ibikoba bikankuka. Buretse gato mpamagare mama. Allo? Ni byiza. Ngaho reba kuri WhatsApp nakohereje ya mafoto ya myenda mishya. Bitwaye iki se? Tuzagende? Uzi ukuntu naherukaga gutembera kera? Ariko sha ufite abana beza. Noneho umukobwa we rero. Kariya kagendera ku kagare. Ni keza, inshwi. Ngo si uwawe? Ko musa cyane se? Ubwo ninde muvugana Kayite? Ubwo ninde? Fisi nyakushumuro kaburimbo. Mwiche, fisi ari. Fisi se no weke niyo kaburi. Ndakubajije ngo fisi ari. Fisi. Fisi we. Karame papa. Karamerezi nkare kakubitwe na umva. Hagati yawe na nyoko ndagira ngo mwitore mu wajyanye cya kimonjori ku isoko.
ariko ubwo wagira abana ukananirwa kubagurira imyenda cyangwa ibindi byangombwa nkenerwa koko kuki utajya kubagurira wasize hano kuki utajya kubagurira wasize hano ni ngombwa ko na kiriya kimonjori kikura mukagikura mukakijyana mu isoko urabona mutansebeje ko wambabariye ko gukubita mama wowe umva Ruzinda ndakumenyesha ko abana bose bafite uburenganzira mu abana banjye nushaka uzabanyikireho ariko washutse burya ibizongera rero nasoni mama njye na madudu tuzigendera tubahunge kuva no muri Nyabarongo muhunga se muhungira ko nta muntu wabakira mufite ababyeyi mwana wanjye shaburetse na cya kindi nacyo reka nzinge kukizitagura n'ubundi kuva cyavuka nta nkoni kizi ndacyarukana Ruzinda urutira umwana nanjye nakupita umuhini umwe muri twe arahasiga ubuzima ngahore Ruzinda na muri Cyarutare bamenye ko afite umwana ufite ubumuga none intambara irarose none hagira uhasiga ubuzima nk'uko bakabivuze naho ubutaha reka twese hamwe dusigasira amagara yacu ntaba ari nge cyangwa wowe ukwirakwiza COVID-19. nyuma yo kumva ikinamico sigasira reka dukomereze ku butumwa mwatugejejeho muri iki kiganiro. Ese abakunzi bacu ni ibihe bitekerezo batugejejeho muri iki kiganiro? Umwanya ni uwawe Christelle. Urakoze Nicole, bakunzi b'ikiganiro nanjye ndabasuhuje. Ubutumwa bwa none ndabuhera ku wase Yvette uherereye Kanombe aho yagize ati cyakorwa no kuganiriza abo bangavu batewe inda. Ababyeyi ntibabuke inabi bakomeze babaganirize bizabatera imbaraga zo gusubira mu ishuri. Evo duherereye mu karere ka Kicukiro yagize ati cyakorwa no gukangurira abana b'abangavu kuzasubira mu ishuri. Naho ababyeyi nibarushaho kuganiriza abana b'abakobwa bari mu kigero cy'ubwangavu. Theogene Gasasira we yagize ati nubwo ikibazo cy'abangavu bari gutwara inda kiri gufata indi ntera, COVID-19 biyigira urwitwazo, ababyeyi nibegera abana babo babagira inshuti kuko iyo umwana agize ikibazo ahita akubwira. Naho Hakizimana Ferdinand uherereye Muhanga yagize ati ababyeyi nibabe hafi y'abana babo babaganirize ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Yasoje avuga ko akunda cyane ikiganirisho. Urakoze cyane Ferdinand. Dukomeza Barasenga Epimake uherereye mu karere ka Gatsibo yagize ati ababyeyi nibakomeze kuba hafi y'abana babo. Dukomeza Felicien Kirenga uherereye Cyahinda yagize ati ababyeyi nibabe hafi y'abana babo babaha inyigisho. Nzambazimana Teresford we yagize ati ababyeyi bajye baha abangavu amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere, habeho n'ubukangurambaga ku rubyiruko ku bijyanye n'ubuzima bwabo. Naho Vidaste we yagize ati ababyeyi turarengana, umwana atangira kujya mu ngeso mbi bikazagaragara aruka atwaye inda. Reka ubutumwa bwa none tubuhinire kuri Gapira Oscar aho yagize ati abana b'abangavu batewe inda bazafashwe gusubira mu ishuri, abatazabishobora bafashwe kwigishwa imyuga biteza imbere. Nahaminiye Nicole wasubirana ijambo. Ndabashimiye mwese mwatugejeje ibitekerezo byanyu muri iki kiganiro. Aha rero akaba niho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi cyagarutse ku mibereho y'abangavu muri iki gihe cya COVID-19 aho twareberaga hamwe icyakorwa ngo ikibazo cy'inda ziterwa abangavu kibonerwa umuti. Nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Mwakoze kubana natwe, tubararikiye kuzakurikira ikiganiro cy'ejo kizaba kivuga ku ngaruka COVID-19 yagize ku bakora ibikorwa by'imyidagaduro mu Rwanda. Nshimiye kandi bagenzi banjye bamfashije kubategurira no kubagezaho iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nige na Roger, Mwizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Nitwa Nicole Giraneza, ndabashimiye. Urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirusi? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro Ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko numvaga ko ifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19.
kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo izuba ivugira ku ijana ndetse na radiyo ishingiro ivugira ku 107.5 FM.